asanzwe ni yayandi yo gufata ikaramu nkandika nandika indirimbo zo guhimbaza Imana. Nkaba mfite indirimbo imaze iminsi mike isohotse kuri YouTube channel yanjye yitwa Sanze Eleda. Indirimbo nayise ndashima, zarebe nugira umugisha ugashaka ukabyara. Ubwo ubwiye abantu ko ntarashaka kandi hari abantu bazi ko ndi umusaza. Urandaburije. Kuba utarashaka ntago bikuyeho kuri umusaza. Rwose abantu muzi ko ari umusaza, ubwo ni umusaza. Urugo rwubakwa no gusenga, cyo ni kimwe, kuko gusenga nanone bidushoboza byinshi. Iyo usenga uca bugufi, iyo usenga urumva, iyo usenga urihangana, iyo usenga wunguka ubumenyi kandi butandukanye ku mibanire yawe na mugenzi wawe cyangwa se umwana wawe agiye ku ishuri. Uri umwana w'umukristo, nawe uri umubyeyi, uri umukristo, ukamupakingira ibintu byose birimo ibikoresho by'isuku, birimo ibikoresho by'ishuri bitandukanye, ariko wajya kubona ukabona mu bintu yapakinze ari bujyane yenda utamenye ko yapakinze harimo udukingirizo. Uwo mwana wamukorera iki? Ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane wowe wahisemo gukurikira televiziyo ya ITABAZA. Akanya ndizera ko umeze neza cyane kandi ukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Sami Celeste. Twizera ko mumeze neza abantu mudukurikiye mukora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi kabisa. Turabatashya cyane. Turabasuhuje, Imana ibaha umugisha. Uwo rero mubona imbere yanyu nuko twari dutangiye ikiganiro yitwa Sanze Eleda. Amakuru mashya rero n'ubundi nta yasanzwe ni yayandi yo gufata ikaramu nkandika nandika indirimbo zo guhimbaza Imana. Nkaba mfite indirimbo imaze iminsi mike isohotse kuri YouTube channel yanjye yitwa Sanze Eleda. Indirimbo nayise ndashima. Numva rero nta yandi makuru. Andi makuru nuko buri kuwa nyuma mfite gahunda yuko tugomba kujya dutangira n'isabato guhera saa moya. Ayo niyo makuru numva mfite rero. Ni karibu kwa Sanze Eleda. Iyo ndirimbo nshya yawe ibumbatiye ubuhe butumwa? Ibumbatiye ubutumwa muri rusange bwo gushima ndetse nshimira Imana, cyangwa se ku muntu uwo ari we wese akwiriye gushimira Imana ko hari icyo yakoze kugira ngo yongere kubaho, kugira ngo yongere kugarurirwa agaciro nk'umuntu. Ko umuntu akimara gucumura byari birangiye, ariko ku bwa Yesu Kristo wemeye kwitanga ku bwacu kugira ngo twongere tugirane isano n'Imana, nibwo butumwa bukubiyemo. Ndetse dushima ko na nyuma yo kudupfira ataheze mu gituro, ahubwo yarazutse, ni muzima, ubu yicaye iburyo bw'Imana adusabira. Nibyo byiringiro dufite bidutera gufata ikaramu tukandika. Ni indirimbo nabonye numvise, ibyo kuba narabonye nabyo ndaza kubigarukaho. Numvise ikozwe mu buryo bwa kizungu cyane, na kare nahoze nkubwira ngo ni inzungu. Kubera iki wahisemo yenda iriya njyana cyangwa iriya njyana nayo ufite impano yo kwandika injyana nka ziriya? Biterwa n'umucuranzi nuko yumvise indirimbo. Kuko umuntu umucuranzi cyangwa se ushyiramo melody biterwa nuko yumvise indirimbo nuko wayizanye. Uko rero uyizanye niko ayicuranga cyangwa se akayishakira injyana ishobora kurushaho kunogera amatwi y'uyumva. Yego. Hanyuma ibyerekeranye n'amashusho, ibyerekeye amashusho nabonye mwarayikoreye ahantu heza rwose mu muhanda. Hari ahantu ni mu Rwanda, iyo ari mu Rwanda ni mu Rwanda rwayo.
mu Rwanda, ni mu Rwanda rwose, ni mu Rwanda rw'Imana, mu nce za Bugesera. Mu nce za Bugesera hari ahantu heza cyane nk'uko wahabonye. Hanyuma mu bindi watubwiye, yenda na mbere yuko tuva kuri indirimbo, icyo nabwira abantu nuko nabashishikariza kugenda bakumva iyo ndirimbo, abakunda umuziki, abakunda ubutumwa bw'Imana bunyuze mu ndirimbo, rwose muraza kuhava muryohewe kandi munahumurijwe, munameze neza. Ikindi utubwiye nuko watangiye gahunda y'ibitaramo byo kuwa nyuma. Ni gahunda imeze ite? Izakomeza? Wayitangiye, igitekerezo cyavuye he? Kubera iki wahisemo kujya ubikora? Igitekerezo n'ubundi nta cyavuye muri njyewe, cyane cyane ko nabyo ari umuyoboro wagutse kandi ari uburyo nanone umuntu ashobora gukoramo umurimo w'Imana. Ntekereje ko rero hari igihe abantu benshi cyangwa se haba hari n'abatagize imbaraga, batabonye n'uburyo bwo kujya mu rusengero cyangwa se guterana, gutangira isabato. Natekereje ko icyo kintu ngomba kugikora rero, kugira ngo na wa muntu utabashije kujya gutangira isabato, utabonye imbaraga, utabonye uburyo, bitabaye ngombwa ko bikunda, ashobora kuza hanyuma ku wa nyuma saa moya akicara tugatangira n'isabato, hanyuma tugasengeza Imana, hanyuma ubuzima bwo kuba mu Mana ndetse no kurushaho kwiyegereza Kristo bugakomeza. Ni gahunda rero nifuza cyangwa se nteganya mu byiyumviro byanjye ko ishobora kuzakomeza kugeza igihe ntazi, kuko isabato izahoraho ni ingaruka cyumweru. Ni ibintu nabonye ukora mu buryo bw'amashusho, tangira n'abantu mu sabato nyine bigaragara mu buryo bw'amashusho. Iyo rero tuvuze amashusho haba hari ukuyafata, kuyatunganya n'ibiki byose. Ibyo bintu ntabwo bigutwara ingengo y'imari? Birumvikana kuko ntago navuga ngo ntayo bintwara, kuko sinjye ubyikorera, biba bifite uwo bikora. Ariko hamwe no gufashwa n'Imana, uko ubushobozi buboneka niko bigenda bikorwa. Kandi ndashimira n'umufatanyabikorwa wanjye anshyiramo imiyaga, niko njye numva ku mvugo y'abubu, anshyiramo imiyaga kugira ngo iyo gahunda nayo ikorwe, kandi ikorwe mu buryo bunyoroheye. Yego. Tukiri aho rero, njya nkunda kuvuga ko abahanzi n'abaririmbyi muri rusange muri mu bantu mutakaza amafaranga menshi kugira ngo mubone uko musavinga, kugira ngo mubone uko mubwiriza ubutumwa binyuze mu ndirimbo. Umuntu yakibaza ngo mugaruza gute? Kugaruza mvuze ntabwo ari ukugaruza amafaranga yagiye, kuko ntimuba mukora ubucuruzi. Kuko wajya gucuruza buriya ntabwo yacuruza nkawe nka chaîne yawe ya YouTube. Nanahoze nanabikubwira, nka chaîne yawe ya YouTube ntekereza ko amafaranga utakaza niyo yaba yinjiza waba utarayagaruza. Ariko byanze bikunze ntabwo mwakora ibintu bitarimo inyungu. Inyungu zanyu ubundi ni izihe? Cyangwa se ureke no kuvugira benshi, ahubwo yenda wowe wivugire ku bwawe. Nk'ibyo bintu byose iyo ubikora byagutwaye amafaranga, ubyungukiramo iki? Icya mbere mbyungukiramo ni uko biranezeza, kuko ikintu cya mbere kinezeza ni ugukora ikintu nshaka cyangwa se kimbamo. Iyo niyo nyungu ya mbere kuri njyewe. Cya kabiri ni uko hari abo bifasha, hari ababyumva, hari ababitega amatwi. Byanga byakunda hari umuntu ushobora kumva ikimvamo. Ushobora kuba ari iyo gahunda yo kuwa nyuma yo gutangira isabato, ashobora kuba ari igihangano, indirimbo yasohotse, agafata umwanya akampamagara akambwira ati wakoze, wanyandikiye ibyanjye. Iyo niyo nyungu rero ikubiyemo muri rusange. Naho ugiye kuvuga ngo amafaranga turayagaruza, aho nawe ngiye kubeshya. Ariko muri rusange inyungu zirimo nizo ngizo. Yego, tugize umugisha dushobora kwaguka cyangwa se bikatuzanira n'amafaranga
ariko ntekereza ko kuri njyewe cyo ntekereza ntago kuba bitwara amafaranga target ari ukuyagaruza amafaranga. Tukiri aho nanone wemera ko cyangwa utekereza iki ku kuba umuntu akwiye gutungwa n'ibyo azi gukora? Ku kuba umuntu akwiriye gutungwa n'ibyo azi gukora. Pawulo yaravuze ngo ntawe uragira icyo ntarikama. Iyo bababwiye ngo, iyo basomye nk'uwo murongo ukaba uzi kuzi kuririmba, ukaba uzi ko hanze aha ngaha hari abacuruza impano zabo zo kuririmba, ariko wowe ukaba uririmba kugira ngo abantu bakizwe, ubahumurize n'iki, nta kintu utekereza ku kuba umuntu yakwinjiza binyuze mu bihangano bye bikanamutunga nubwo n'ubundi witunze? Buri wese akora mu buryo bwe, icyo ni kimwe, kandi buri wese agira inzira nyinshi akoramo ibye. Nanjye nakubwiye ngo bibaye umugisha bishobora kuntunga, bikaba umugisha wikubye, atari uko ayo mafaranga cyangwa se kuba bishobora kuntunga bishobora kungwa nabi, ahubwo nuko igihe kiba, niko ntekereza, ni igihe kiba kitaragera, ariko igihe kize bikaba bishobora kumviramo umugisha wo kuntunga mu buzima bwa buri munsi bwo muri iyi si. Ni amahirwe arenze kuri ayo ngayo. Hanyuma hari abantu baba badukurikiye ariko ari abantu bikundira umuziki, bikundira ijambo ry'Imana binyuze mu bihangano. Yenda hari n'abadukurikiye barabuze uko bakubwira bakugeraho. Abantu ikintu nababwira cya mbere nizeye ko rwose ntaba nkosheje nuko bakora subscribe cyane. Abantu bumva bafite umutima wo gufasha abahanzi muri rusange, ariko cyane cyane njyewe nicyo mbajije, icyo nababwira cyangwa se icyo naba mbifuzaho nuko Imana niyo naba yashyira imbere ya byose. Imana kuko nige n'uwo mutima, kandi si uko ntabafite, ndabafite, kandi abo mfite ndabashimira. Imbaraga zanyu mukoresha, ubutunzi bwanyu mukoresha, amasengesho yanyu mukoresha, megabytes zanyu mukoresha, ibyo byose ni ibintu binyereka urukundo muba mushyigikiye. Icyo mbabwira rero ni ugukomeza kumba hafi, ni ugukomeza kunshyigikira kugira ngo ndusheho kuzana cyangwa se kwandika n'ibindi bihangano byinshi, kuko mu muntu habamo byinshi, buracya ikaza, ejo bundi hakaza indi, ejo bundi hakaza indi. Rero icyo nabasaba ni ugukomeza kumba hafi, ntibange kure. Niba hari n'abantu badukurikiye bazi ku editinga amavideyo, bafite na kamera, bazajye baza bifatanye nko mu mugoroba wo gutangira isabato rwose. Cyane rwose, inkunga ni nyinshi ku muntu washatse gufasha cyangwa se washatse kugira icyo unteruza. Inkunga waba ufite yose imugwa neza kandi akayishima. Urakoze cyane kubwo kuduha amakuru arambuye ku bijyanye n'ibihangano byawe. Ikindi kibazo natekerezaga kukubaza, hari ubuzima umuntu aba yaranyuzemo, ubuzima bwa Kristo turimo, hari uba yenda yarabuvukiyemo, hari uba yarajemo nyuma. Nkawe bite, dusangize ubuhamya bwawe yenda mu magambo makeya mu bijyanye no mu itorero, warigezemo gute ryari? Ibijyanye n'urugendo rwanjye, urugendo rwanjye rwa Gikristo cyangwa se rwo kuba mu itorero ry'Abadventiste, naravutse nsanga ariho nsengera, bivuze ko n'ababyeyi banjye ariho basengera. Urumva rero narahakuriye, ari naho cyane cyane nakuye impano yo kuba nshobora kuririmba, kuko nakuze mu bwana bwanjye ahantu hose naciye, aho naba narize, ubuzima bwose aho naba naratuye,
nabagaho ndi mu buzima bwo kuririmba, nabaga ndi mu makorari, nabaga ndi mu magroupe. Nibwo buzima bwanjye rero kenshi nabayemo. Ubuzima bwanjye rero bwo kuba mu itorero ntago naryinjiyemo nkuze, ntabwo naryinjiyemo mu gihe runaka, ahubwo narikuriyemo. Yego, nuko nageze mu itorero. Ukuntu umuntu aba yarakuriye mu idini akumva nyine karabaye akumva hari nk'ibintu bitamureba, nyine akumva ni umukristo kubera ko yavukiyemo, nta bindi rwose. Ni umwana w'umukuru w'itorero, ni umwana wa pasitoro, ni umwana w'umudiyakoni cyangwa ni umwana w'umwizera, babihagazemo neza. Akumva nta kindi kintu, akumva ntacyo bimurebaho. Mbese akumva ni umukristo par default, by default. Akumva nyine ni umukristo kuko yabivukiyemo. Afite ubukristo babwita gutera ni ubw'amaraso, ni ubw'inkomoko. Nashatse gukoresha ijambo rikoreshwa n'ubundi mu Rwanda. Nk'umuntu mu Rwanda wemerewe kuba perezida wa repubulika agomba kuba afite ubwenegihugu bw'inkomoko. Hari umuntu rero wumva n'ubundi ari umukristo by'inkomoko, akumva hari ibintu byinshi akumva ari ku rwego rwo hejuru. Wakuze nawe wumva ari uko nguko umeze, cyangwa mu buzima wabayemo hari nk'igihe uvuga uti yenda iki gihe cyarageze, noneho numva rwose nakiriye Yesu, cyangwa numva mbaye umukristo kurusha uko nari ndi mbere. Birumvikana cyane, kubera ko uko uba waravutse cyangwa se kuvukira mu idini bitandukanye no kuba umukristo, cyangwa se bitandukanye no kumenya Kristo. Kuko nabatijwe kera ndi umwana, nari nkiri mutoya, kandi uko imyaka ishira cyangwa se uko imyaka yiyongera niko hari icyo ugomba kwiyongeraho mu bumenyi, haba mu myaka mugani, n'ubwo ngo imyaka ari imibare, haba muri iyo mibare, haba no mu gutekereza, ndetse no mu migenzereze yawe ya buri munsi. Uko imyaka ishira rero niko umuntu agomba kugenda agira ikintu ahindukaho. Si ukuvuga rero ngo kuba narakuriye mu itorero ry'Abadventiste ariho nisanze, uko nari nzi Yesu ku myaka 12 ntago ariko nzi Yesu ku myaka mfite ubu ngubu. Ni ibintu bitandukanye. Urugendo rero rwo kuba umukristo ni urugendo rutari rugufi, ahubwo rurerure. Uko umuntu agenda akora rero niko agenda yakira Yesu buri munsi kuko dusabwa kumwakira, kuko turi abanyantege nkeya. Hari isomo nyine numva ngo mu byaha nimo mama yambyariye. Kuba arimo rero navukiye mu byaha, ni nako uko ugundagurana n'ibyaha bya buri munsi ari nako usaba imbaraga zo guhangana n'icyo. Bivuze ko Yesu rero wamenye ufite imyaka runaka, uko yaba yariyongereyeho niko uba ugomba no kugira undi Yesu ugira cyangwa se wunguka. Ubwo rero ntago navuga ngo n'ubu ndacyamumenya. Ngo ni urugendo. Ni urugendo, ntago nzi ngo rusoreza ariko gukizwa ni urugendo rutari rugufi. Dusangize imibereho yawe y'iby'iyobokamana ukiri yenda nko muri segonderi, byari bimeze gute niba wibuka? Urumva nkiri muri segonderi, hari ubuzima nabagamo, ariko hari ubuzima nanone umuntu ageramo bugatuma urushaho kwibuka Imana, cyangwa se kumenya Imana, cyangwa se kugirana isano n'Imana yimbitse. Muri segonderi umuntu aba muri interna, ubana n'abandi bana, ubana n'inshuti zawe, aho uzi ko ari ukuryama nijoro, bakaba babyutsa mukajya muri etide, mukajya kwiga, mugakaraba, mukajya mu masomo, mugataha nimba waramenyereye cyangwa se waritoje ugasenga ugiye kuryama. Urwo rugendo rw'icyo gihe rero harimo itandukaniro n'urw'ubu ngubu. Icyo gihe nta makuru nari mfite. Ntabwo wari uzi igihugu kirwana n'ikindi. Reka da, numvaga mu buzima busanzwe uri umukristo, ukaba uririmba, ukaba usenga, ukaba udasiba amateraniro, ukaba udaca isabato, biba bihagije. Hari ibyo ubutarahura nabyo rero bishobora kumva ko bishobora no kugukura muri wa murongo. Reka tuvuge ko hari umuntu udukurikiye ari muri segonderi. Yego. Ni iki wumva wamubwira? Muri segonderi ikintu namubwira ni ukwimenyereza gusenga.
atari ugusenga bari kuvuga ngo ngiye kurya ndasenze, ngomba kuryama ndasenze, ngomba kubyuka ndasenze. Ubwo hari ugusenga bitandukanye no gusenga. Icyo namubwira rero ni ukumenya gusenga, kumenya gutandukanya isengesho n'irindi. Ubwo bishatse kuvuga iki? Uko nanjye ntabyumvise. Uzarebe nugira umugisha ugashaka ukabyara. Ubwo ubwiye abantu ko ntarashaka, kandi hari abantu bazi ko ndi umusaza. Urandaburije. Kuba utarashaka ntabwo bikuyeho kuri umusaza. Rwose abantu muzi ko ari umusaza, ubwo ni umusaza. Ariko ashobora kuba no kuba ari umusaza ariko atarashaka. Ni umusaza mu bundi buryo. Akantu nari ngiye kuvuga, hari isengesho utoza umwana gusenga. Tugiye kuryama, tugiye kurya, akaba azi gutandukanya ayo masengesho ko ari abiri. Ariko akaba ashobora gusenga umwaka wose asenga isengesho rimwe, kubera ko ari ryo tugiye kurya, tugiye kuryama, turabyutse. Azi ayo masengesho rwose, ariko ntashobora guhindura ijambo kubera ko niryo wamutoje. Icyo navugaga rero ni ukwiga kumenya guhinduranya amasengesho bitewe n'ibihe, kuko ni igihe umuntu anyuramo cy'imyaka mibi. Nicyo nari mbivugiye, no kumenya gutandukanya gusenga, kumenya gutandukanya isengesho n'irindi. Ubundi isengesho rifite agaciro mu mibereho y'umuntu. Wavuze ibintu byinshi. Isengesho ni umuti. Niba ubabaye senga, ni isomo riba muri Bibiliya. Niba ubabaye senga, niba wishimye kandi uririmbe. Urumva ko ni ibintu Imana nayo yatandukanyije. Bivuze ko rero itavuze ko tugomba gusenga ariko turi mu kababaro. Oya. Urenzwe. Ashobora no kurengwa ariko ukarenga usenga. Asaba abakristo bararengwa. Byose birashoboka. Kuba umukristo rega ni ikintu gikomeye. Ntago ari ukuba umukristo kuko usengera mu bakatolike, kuko uri umukristo kuko usengera mu barokore, ntago uri umukristo kuko usengera mu badive, ahubwo uri umukristo kuko wamenye Kristo. Mu mibereho yawe wigeze urengwa? Mu mibereho yawe wigeze urengwa? Kurengwa ntabwo wize. Byaterwa n'icyo warenzwe nacyo. Hari umuntu rwose urukana yararenzwe. Nakubwiye nyine byaterwa n'icyo warenzwe nacyo. Bivuze ko rero bishoboka ko nshobora kuba hari aho narenzwe, ntabwo nabihakana. Ukiri nko muri segonderi? Ukiri muri segonderi? Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Burya hari n'igihe umuntu ageramo agasa naho Satani ni mubi. Hari ahantu ugera ugasa n'uhuze, ugasa n'uwibagiwe ko hari undi muntu uri hejuru, hari ikindi kintu nyine gitumye uraho, ubwo ibyawe bikaba ari ibyawe gusa. Imigambi ni iyawe, ibitekerezo ni ibyawe, imibare ni iyawe, ukibagirwa ko hari undi muntu uri aho ngaho. Icyo gihe nabwo uba warenzwe. Hari igihe turengwa. Hari indirimbo ya Shalom Musingazi ivuga ngo kurengwa bituma urengera. Cyane rwose, hari igihe turengera, ariko kuko Imana ari inyembabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, ntabwo ibyitaho. Aho ugarukiye ukikanga ukibuka, ihora iteze ibiganza, iratwakira kandi ikatubabarira. Niyo yo kwizerwa no kubabarira. Amen. Muri segonderi reka tuhagume gatoya mu gihe tugiye kuhava. Muri segonderi ni ahantu umuntu aba ari umwadolescent, niko babivuga. Abenshi ari ingimbi n'abangavu. Hariya hantu nk'umuntu wahanyuze, ni ikihe kintu gikunda kugora abana ba hariya, kandi ukaba wumva nk'umuntu udukurikiye
ari umubyeyi akwiye gufasha umwana we uri hariya? Nihereyeho rero byaza kungora kubona icyo mvuga kuri ibyo. Hariya abajene bawe nta n'umwe uri muri segonderi? Nihereyeho biragoye kugira icyo mvuga kuri icyo kintu, kuko ku bwanjye nta kintu kigeze kingora, nta bihe nzi nabayemo byangoye. Biragoye rero kugira icyo navuga cyangwa se kugira ikintu nshobora kuba cyarambayeho nkaba nshobora kugitangaho urugero. Ariko muri make ikintu umubyeyi akwiye gutoza umwana we ni cya kintu nahereyeho, kumenya gutandukanya isengesho n'irindi, kuko nta kindi. Amasengesho niwo murunga ushobora kuguheka kuva mu bwana bwawe kuzarinda ubaye umusaza cyangwa umukecuru. Ubwo rero jyewe gutanga urugero rw'uko hari ikintu nabayemo gutya, imyaka nagezemo iyi n'iyi irangora, ibyo bihe ntabwo byambayeho. Ariko icyo nabwira ababyeyi ni ukumenyereza abana babo gusenga bya nyabyo byo gusenga. Uri umubyeyi, ngiye kukubaza ikibazo gikomeye noneho. Icyo ugiye kumbaza ibikomeye se wambajije ibyoroshye? Ikibazo gikomeye ariko gifitiye umumaro rubanda, gifitiye umumaro ababyeyi bandi badukurikiye. Hari deba nyinshi zijya zikorwa, iki kibazo cyabaye agaterera nzamba. Ubwo urumva rero dushobora kuza kugisubiza. Ndashaka opinion yawe n'inama wagira umubyeyi. Umwana wawe wo muri ugiye kwiga muri segonderi, afite imyaka iriya yo muri segonderi, kuko akenshi iyo umuntu yize neza ntabwo ikunze kurenga 18, ariko ni umwana, aba akiri umwana. Amategeko avuga ko akiri umwana. Umwana wawe agiye ku ishuri, ni umwana w'umukristu, nawe uri umubyeyi, uri umukristu, ukamupakingira ibintu byose birimo ibikoresho by'isuku, birimo ibikoresho by'ishuri bitandukanye, ariko wajya kubona ukabona mu bintu yapakinze ari bujyane yenda utamenye ko yapakinze harimo udukingirizo. Uwo mwana wamukorera iki? Ashara numbaje ikibazo muganikira nakomeye. Uri umubyeyi we ni iki wakora? Icyambere namwicaza tukaganira. Icyambere ni ukumuganiriza. Hanyuma namara kumuganiriza nkumva ibitekerezo bye. Ubwo nyuma yo kumva ibitekerezo bye nibwo nshobora kumenya icyo gukora maze kumwumva. Ariko icyo nakora nta kindi, ntabwo ari uko mfata twadukingirizo ngo ntujugunye, ntabwo ari uko mfata inkoni ngo mukubite. Ahubwo icyambere nabanza nkamuganiriza, namara kumuganiriza ubwo ibyo yambwira nibyo byatuma amenya n'inama ngomba kumuha cyangwa n'umwanzuro ngomba kubifatira. Wemera ko uburyo bwawe bwo guhana ni ukumuganiriza? Inkoni ivuna igufa ntabwo ivuna ingezi. Bityo nari ngiye kukubaza niyihe, kuko iki ni ikibazo iyo mpuye n'umubyeyi mba nkwiye kukikubaza. Niki wabwira umubyeyi, kuko hari ababyeyi bagira igitsure akaba yahita adufata akatujugunya atabanje kumenya ushobora no gusanga ari mugenzi wacu umutumye batumuzanira umuhote. Wowe se akubwiye ko adushaka watumupakingira? Kandi nakubwiye ngo nabanza nkamuganiriza. Usanze ari ngombwa ko atujyana, ntibyaba ngombwa, yenda simbishyigikiye abantu banyumve neza, ariko mu mpamvu akubwiye, aramutse akubwiye ati ku ishuri batwigishije ko uburyo bwo kwifata, ko ari uburyo bwo kwifata ari bwo bwiza, hanyuma uwo binaniye agakoresha agakingirizo, kandi ngiye mu kugira ngo nirinde
nahisemo uburyo bw'agakingirizo wakora iki? namureka akadutwara ubundi ngasigara ku mavi. Usenga ugasigara usenga kuko ushobora no kutumwambura ukadutwika cyangwa se ukanatujugunya, ariko se aho aca yananirwa kujya kugura uko yatuguze niko ashobora no kugura utundi. Ibyiza rero nasenga ngasigara nsenga ikamumfashiriza ikamuhindura, hanyuma kuko ni Imana kandi ni Imana ishobora byose, niyo myizerere yanjye, kubera ko isengesho rifite imbaraga cyane ndaryemera. Sengesho wasenganye umwete nta bunebwe byanga bigako irumva. Iyo ndirimbo yitwa irumva rero iyo wasenganye umwete byanga byakondera kumva. Eka ababyeyi badukurikiye rwose tubifurize kurera neza, barerere mu isengesho niho haye imbere, barerere mu isengesho. Abakobwa badukurikiye ni iyihe nama wabaha bitegura kurushinga? Hariyo nta mukobwa ariko arahari. Ibibazo bambajije uyu munsi noneho erega gira abantu ushobora kuba wagize ngo ndi Rutayisire urusubize kubona hano cyangwa Hortense ko ariho mba numva usubiza ibibazo bikomeye cyane. Gira ikintu ubwira, hari umushuti wanjye uzashyingirwa ejo bundi w'umukobwa kandi akurikiye Itabaza agira ngo ugire inama umumpere. Biragoye ariko ntabwo nabura inama muha, ariko inama ni yayindi, ni ku mavi asenga cyane rwose. Ibintu byose biba ari ibyiza biba ari ibibi, nta handi bikemukira usibye mu isengesho, ko nta mbaraga ufite na nke zishobora gushyira ibintu ku murongo uko ubyifuza, nta nubwo ufite ububasha n'ubushobozi bwo kwihitiramo wowe ngo nurangiza uzasanga umuntu wihitiyemo ibyo ukeneye arabyujuje. Ahubwo icyo ukora utuma isengesho, hanyuma isengesho rikagenda rikagera kuri wa muntu nyine wifuza. Icyo namugiraho inama rero, urugo rwubakwa no gusenga, icyo ni kimwe, kuko gusenga nanone bidushoboza byinshi. Iyo usenga uca bugufi, iyo usenga urumva, iyo usenga urihangana, iyo usenga wunguka ubumenyi kandi butandukanye ku mibanire yawe na mugenzi wawe cyangwa se n'uwo mugiye kubana. Ubwo rero inama nakugira mukobwa mwiza, uzakunde gusenga rwose cyane rwose. Azakunde gusenga kuko gusenga ni byiza kandi gusenga ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ndamwoherereza iki kiganiro ndamushuhuje nubwo ntamuzi, kandi azagira urugo rwiza, ijuru rizamwubakire rwose pe. Nitwa Ntuza we rwose uzagira urugo rwiza, za amahoro imigisha bizabane nawe kandi uzarusazane n'uwo muzabana. Ahasigaye nzatumira n'umugabo nawe wubatse urugo aze. Hari abasore benshi b'inshuti zanjye bagiye gushyingirwa kuri 2 rwose z'ukwa karindwi. Abasore twiganye muki mu mpeshyi impeshyi iranjabuka rwose mana yanjye. Impeshyi ni iki? Byose bivuga ikintu kimwe. Abantu rero muri gutegura ubukwe, imyiteguro myiza y'ubukwe, kandi Imana ikomeze kubafasha, ikomeze kubaba hafi cyane. Ngewe nibyo mbifuriza, ibindi by'inama byo naba mbabeshye, uretse kubifuriza ibyiza gusa. Nta experience mfite. Ndabizi ayo makuru ndayafite. Icyo nzi neza nuko nzi kutayahagaze. Yego, wakoze kwitabira ikiganiro kandi wakoze kutuganirira, ariko se dusoza n'ubundi twakwakiriye nk'umuhanzi, ufite iyihe migambi? Ni iki inshuti zawe, abagukurikira ubateganyiriza? Mbateganyirije nk'ibisanzwe, nk'uko bisanzwe teka, nafashe ikaramu ndandika
kwibutsa ku bihe u Rwanda rugiye kwinjiramo muri ibi bihe tuba twitegura kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Naranditse rero nandika ku mateka cyangwa se mvuga ku byabaye, ariko mpumuriza ndetse ntanga n'impumure ngaragaza ko Imana ari cyo yakoze, hari aho yakuye u Rwanda. Iyo ndirimbo rero nizeye ko izahumuriza imitima ya benshi, cyane cyane ku bantu bahuye n'urwo rugamba cyangwa se n'iyo ntambara itari tworoheye. Nzi ko neza imitima izasubira impembero, kandi mbararikiye kuzayitega amatwi no kuyireba. Mu guteganya kwanjye ntekereza ko itariki 7 igomba kuba yageze hanze. Ubwo rero niyo mushinga, niyo projet mfite muri iyi minsi ndimo gutegura, bitarinze cyangwa se ku itariki 2 amashusho rwose azaba ageze hagati, kandi nshimira n'Imana ikomeza kumpa inyandiko cyangwa se ibyo mbwira abantu, abakunzi banje. Nishimira cyane kubw'iyo mpano yangabiye ku buntu. Nicyo rero mbahishiye, kandi nzi neza ko muzayikunda kandi izahumuriza umuntu wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Yego, reka tugushimire kandi tunakomeze gusaba Imana kugira ngo izabane nawe. Ikindi rwose turi gusatira ibihe n'ubundi byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Reka by'umwihariko dutangire tubakomeze, mukomeze kwizera ko hariho Imana. Abacu twabuze tuzongera tubabone, hari igihe kizagira tukongera tukababona. Kandi by'umwihariko nkanjye ku giti cyanjye ngushimire ko rwose nkawe nk'umuhanzi nawe wumva ufite uruhare rwo kuba hari icyo wavuga gihumuriza abantu, by'umwihariko noneho ababuze ababo bazize jenoside. Ni ikintu cyiza rwose. N'abandi bahanzi hari ababikora, hari n'abandi bakwiye kubareberaho namwe, mukaba ahantu hose, abababaye mukabarana nabo, n'abishimye mukishimana nabo. Nicyo cyiza n'ubundi cy'abahanzi, tubakesha ibyiza byose. Turababara mukaduhumuriza, twakwishima nyine mukifatanya natwe mu byishimo. Ikindi nuko ubwo natwe indirimbo nisohoka muzaza n'ubundi tuganire namwe, mubwira abanyarwanda ko indirimbo yahageze, mutubwire byose n'andi makuru azaba ariho icyo gihe. Murakoze cyane. Ubwo rero abantu bakomeze bagukurikire hehe? Nk'ibisanzwe YouTube channel yanjye ni Sanze Eleda, yaba Instagram yaba Facebook wandikamo ayo mazina Sanze Eleda cyangwa se Eleda Sanze. Aho hose ushobora kumbona, ibinkunga yanyu, ibitekerezo byanyu, uburyo bwose bushoboka, cyangwa se support yari yose kuri njye wiremewe. Wakoze kwemera ubutumire bwacu ukaza ukanadusura nubwo mbona imvura igiye kuguheza ahangaha. Mwakoze namwe ko mu mwanya wanyu ndetse no kunkumbura mukumva ko ari cyo ngomba gutambutsa. Kandi wakoze kubwo umusanzu wawe watanze, yaba uwo kugira inama abantu batandukanye. Nubwo nasanze ibihe bya Kinyarwanda ubizi utazi kurikurikiranya. Kansuze n'abari badukurikiye batazi kubitandukanya, namwe mukomeze kugira ibihe byiza ariko muzabyige. Imana y'amahoro ibeze rwose. Ni wowe muntu twakiriye bwa mbere nyuma yaho tugabiweho bya bitero byari byaradu. Mbese ninjye ugiye kugerageza. Oya, ni wowe ufunguye iyi session yindi. Imana iguhe umugisha. Amen. Kandi umugisha nawe wari udukurikiye kuri ITABAZA TV. Jewe nitwa Sami Celeste, nakiriye Sanze Eleda. Mukomeze mwese kugira ibihe byiza.